Emi, ikintu tuje kubwira abanyarwanda nuko Imana igiye kutambuka kandi igiye gutambuka ifite umweyo, ifite umukubuzo, uko ubishaka nuko ubyita ibyo nibikureba. Kuko Imana ije kunyura mu mudwa, igiye gutambuka kandi igiye gutambukana umukubuzo. Bishatse kuvuga ngo umukubuzo unyura ahantu hadasa neza, ahantu handuye, no mu rugo iwawe y'ufite uwugura kugira ngo uwukoreshe isuku. ubwo abahunga ntibashake bahunge. Naho Imana itari bunyure, icyo urasabwa wowe ni ukwezwa gusa. Ayigo muhore mwejejwe kandi mwezwe no ku munsi wa nyuma. Imana ishimwe, Imana niyo igiye kuza gukubura. Mukumugeza muri dispensaire ngati mushire muri maternité. Mama watiste baramushira muri maternité. Umukobwa wanje kandi mundadwaye baramujyana mu maternité agiye kubyara. Emi karame umubyara ambwati wowe uhora coceka. Aragenda ajya muri maternité, abaganga baragenda kuko abaganga bo bahita babibona kamemu baba barabyigiye. Emi umukobwa baramubyaje havamo akaganza. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikirana Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo nkifatira uyu mwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagirwa amahirwe, tugirirwa umugisha n'Imana kwemera gufata umukozi w'Imana, umukobwa wacu, umuvuga butumwa, umuhanuzi, intumwa y'Imana, Alliance. Arame cyane. Komera. Mukomere cyane. Kwambaye neza nkaho wagira ngo turi muri weekend. Murakoze cyane. Ese kubera iki abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu yambara neza muri weekend, ngo umuntu ateka neza muri weekend? Nukuberiye mpamvu nuko abantu benshi aribwo baba babonye umwanya wo kuruhuka. Nyine ngiye kurumba bitekereza. Urumva nyine uragerageza wongerejwe kugira ngo abantu bakumve barakuzi ko ujye uvuga cyane. Mu mibyizi nyine impamvu abantu baba bonyine ntago bakunda kwambara neza. Ahari wenda nuko baba biriwe mu kazi, bamwe bakajya guhinga, ntabwo bajya guhinga ni baze kameme. Nabo nyine iyo ari ku kimwe babonye umwanya ni wo kwibohora, bakajya gusenga, bagasohokana n'inshuti, bakajya kurelaxa, uturungu two nyine bakajya kwishira. Namvu nyine baba bakubisemo uturu tw'udustyle. Yego cyambaye neza pe. Ubwo wambaye wateyemo uyu munsi agasharupe karagenda kajyana n'ikoti, besi nk'umwadeperi neza. Murakoze cyane. Yego hari umuntu herutse kumbwira ngo ushobora kureba umwadeperi w'iki gihe ukareba n'umwadeperi wa kera ugasanga baratandukanye cyane. Mukubita inkuru se. Yego nuko umukobwa agira cya yari umwadeperi yaratuye mu Kinigi kabisa zishushe. Uwo mukobwa yari umwadeperi, yambaraga neza, nyine yari kwizaga nyine kumwe nko kuri abayisilamu babambaye. Mbese nkuko ntacyo nuko maze uwo mukobwa yararirimbaga. Emi nguzi kuririmba, yakubitaga amijwi ka kundi Dawidi yaririmbiraga Sawuli abadayimoni bakamuvamo. Nawe yari azi kuririmba cyane. Nuko maze akazajya aririmba agakora ibyaha. Imana ati rimwe nzakwiyereka. Yego buri Imana ikuvuga ngo nzakwiyereka, uzabibaze mu buhe buryo Yesu? Ni gute mu Yesu system? None nuko maze umukobwa akazajya imbere agahogoza akarira
kunyura umusore wamurebera Emi mu mubiri kavuga tuwite kuki wiremeye umuntu nk'uyu koko ese abahangaha gusa Emi yarazi kuririmba ari mwiza ari umwadeperi yitega igitambaro akambara ijipo igeze ku bitsu kavuga tuwite habwa icyubahiro uyu mugore umumaye niyo napfa nsubijwe yego icyo nshatse kuvuga nyine abantu ntibazajye barebera umuntu mu myambarire ngo muvuge ngo uyu muntu iki n'iki ngo mwebwe ko murebe fisikari gusa yego mbese mujye mureba munashishoze nyine ntabwo umukristo agaragarira ku myenda gusa nuko maze uwo mukobwa Emi arangije rimwe Imana ati nzakwiyereka Emi yagiye gusambana mu gusambana bitamutwika inda arangije ajya kuyikuramo urabyumva ndi kubyumva cyane kandi rega njye ntabwo nkeka yuko umuntu ahita afata icyemezo icyo gusa n'ubundi bidasanzwe bimuri mu mutima buriya byaba bigoye ko haba nyine Emi icyaha kibaho kandi abantu twambaye umubiri ndabyumva cyane pe ndabisigura umugani w'umurundi ariko ntabwo wambwira ngo wajya gukora icyaha cyo gusambana ugirike icyaha cyo kwica n'ubundi mu mutima wawe ibyo bitekerezo bitakurimo biba byarabanje no kukuzamo nyine ubusanzwe narabiteguye mu mutima wawe ibyo bitekerezo bikurimo kuko ubaye uri umukristo byibuze ugatwara niyo ndavuga tuwite ntabwo nakora ibyaha bibiri ntabwo nakora icyaha cyo gusambana ngo nkore n'icyaha cyo kwica byibuze uzambabarire kimwe ariko uyu muziranenge abeho Emi umukobwa yaragiye akuramo inda asubira guhogoza nta muntu wabimenye yego asubira guhogoza akagira avuga ati uweru haleluya yego akajya imbere ya pasiteri agahogoza karitiranira rigafashwa abantu bakuzura mwuka wera bagahanura yego Imana ati yemuko nzakwiyereka ndi Imana yawe Emi inda yaragiye imara ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu ukwa cyenda kugeza bazago byagenze gute mu nda haramuriye hamujya nk'uko igise cyakujya mu nda haramujya avuga se bigenze bite Emi niyo byatinda gute yego amaherezo buriya nubwo watinda mu byaha gute ukigaragura uko ushaka umva mbese shasubu koko nabivuga ngo iki oya ndi kubyumva cyane uko wakwigira kose ibyo wanyuramo byose amaherezo izabishira ku karubanda ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanwe nawe ariko umunsi umwe ngo nzabishira ku karubanda habona abantu bose bakurebe Emi igise cyaramuriye mu nda haramujya kuko bazana imodoka atuye mu kiniki mutagira ndi kuvuga izo ntazi wowe imuvuge Emi mu nda haramujya bazana imodoka imujyana ku bitaro yego mu kugera baganga ati mujyane dispensaire yego dispensaire ara mu mujyi yego mu kumugeza muri dispensaire baganga ati mushire muri maternité yego mama watiste baramushira muri maternité umukobwa wanjye kandi mu nda arwaye baramujyana mu maternité agiye kubyara Emi karame umubyeyi aramubwira ati wowe uhora ceceka aragenda ajya muri maternité abaganga baragenda kuko abaganga bo bahita babibona kameme baba barabyigiye Emi umukobwa baramubyaje havamo akaganza oya harabyara avamo akaganza yagiye kubyara akaganza inda yaramuriye iramugira muzuzubye ajya kubyara akaganza nese iyo ugiye gukuramo inda ubuziki cyasohotse ari igiki ubwo yayikuyemo ari nkuru ntabwo mbizi none akaganza kaba karavuye ntabwo yari nkuru kuko iyo aba ari nkuru abantu baba barabimenye asako kaganza Emi hari ukuntu bavuga ngo bagiye gukuramo inda Emi yego nese ubuzi ibyasohotse ari ibiki ntabwo nabimenye nanjye rero ntabwo mbizi ntabwo mba nzi ibyasohotse ngo ni ibiki ariko icyo nzi cyo nuko yagiye kubyara akabyara akaganza yahise atorongera yavuye maternité ajya mu Buganda umubyeyi arazamuka yabuze inkurabara abura icyo avuga n'icyo akora aragenda araryama na n'ubu umukobwa aracyari mu Buganda ubwo umukobwa wabyaye akaganza gutyo buriya yagira amahirwe cyangwa se bikaba ngombwa ko agira amashereka buriya we atagira amashereka inda ntiba yamuriye
ariko ibyo bintu nanjye birananyicangiye kabyara akaganza Emi akaganza ahubwo baramubaza Emi nta nubwo bamubaze inda yaramuriye imujya nk'umuntu watwise amezi 9 nk'uko umubyeyi wese iyo atwite ukwezi kwa mbere gushira amezi 9 akagera akajya kubyara. Emi umwaka ntabwo ari mwinshi kuwutegereza. Umva ndakubwira ngo inda yaramuriye ageze kwa muganga mwati sunika havamo akaganza. Yego ntabwo byoroshye ariya twari tumaze iminsi tudaherukana. Si ugiye mu biki muri iyi minsi? Ewe ntacyo kuvuga ntacyo pe. Ibintu ahubwo byaranze. Byangiye hema Emi amafaranga yarabuze kandi buriya ariko iyo ufite Yesu byose biba ari amena. Ikigenze ni uko mfite Yesu. Komera cyane mukomere cyane. Komera nari muri aha ariko nari mbakumbuye. Wari ugize ute? Nari mbakumbuye cyane. Utadukumbuye ntabwo wakemera kuza ahangaha. Yego by'umwihariko ni nayo mpamvu abantu badukurikiye ahangaha bagukunda bagukumbuye nabo umunsi ku wundi bahora batubwira ni ko tujya gusacinga Alliance Official tukayibura. Reka twongere tubasubirire bakayibura basubiriremo neza. Ni Alliance Official ni YouTube y'umukobwa w'umuhanuzi wicaye ahangaha icaye ijambo ry'Imana ivuga butumwe yobokamana n'ibiganiro by'umwihariko byubaka ingo ziri mu manegeka. Ziri mu manegeka. No kuvuga ngo umuntu dukurikiye ukunda Ndabirambiwe TV agakunda ibiganiro dutambutsa aha byaba byiza ufite umutima w'urukundo ukagenda ugakanda subscribe kuri channel yitwa Alliance Official ukamushigikira. Tugeze mu subscribe bagera hafi 637. Bagezeyo yewe tugiye kugera mu gihumbi. Twageze mu gihumbi. None waheze Imana icyubahiro ni udashaka. Yego abantu badukurikiye nabo nibagende bakande aho twuzuza igihumbi tuyigire monetize kugira ngo nitujya dukora ibiganiro YouTube nayo idufasha gusapotinga ibiganiro dukora bigere ku bantu benshi batandukanye. Ari yavuga ngo bakande ka subscribe. Mukande subscribe. Ubarugize ntabwo ndi bubushobore. Ndabize woro umusirimu. Nanarize. Yego Imana ishimwe Imana ihimbazwe. Imbere yawe hari umweyo. Nanyo bango hicaye umweyo. Ubundi kanzuminge neza. Mbon imbere ya Alliance hari umweyo. Ubundi muri make Alliance umweyo iyo ubonye umuntu afite umweyo cyangwa se iyo ubonye ngewe mfite umweyo ufate neza nta kibazo. Ubundi mu magambo makeya umweyo usobanuye iki? Umweyo uvuze iki? Umweyo ushinzwe iki mu magambo makeya? Umweyo ni iki? Umweyo ikintu mara uvanaho imyanda. Oya da. Bega umweyo nyine ukoresha usukura. Cleaning. Uje kutuvana imyanda. Cleaning. Uje kutuvana imyanda. Emi. Kukuvanaho umwanda namba cleaninga. Ntabwo ari kuvuga ngo tuje turabizi ko mwoga, turabizi ko mwitera makeup, turabizi ko muri abasirimu. Ngo pe yo kubisa akarabero kawe n'akaruje kawe ubona pe bimeze neza. Ariko ntabwo ari byo tuje kubabwira. Emi ikintu tuje kubwira abanyarwanda nuko Imana igiye kutambuka kandi igiye gutambuka ifite umweyo ifite umukubuzo uko ubishaka nuko ubyita ibyo nibikureba. Kuko Imana ije kunyura mu mudwa igiye gutambuka kandi igiye gutambukana umukubuzo. Bishatse kuvuga ngo umukubuzo unyura ahantu hadasa neza, ahantu handuye, no mu rugo iwawe y'ufite ugura kugira ngo ukoreshe isuku. Ugabahunga nibashake bahunge. Ntago umwami Yesu bamuhunga. Emi igihe cy'umwuzure ngo igihe cy'umwuzure uramugamo ngo yarabazaga Nowa akabaza akababwira ngo imvura igiye kuzagwa. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo imvura igiye kuzagwa nimuze twubake inkuge. Haleluya. Ngo nimuze twubake inkuge kugira ngo tuzabone ubwugamo igihe imvura igiye kugwa izaba yaje tuzabona aho tujya. Emi ngo Nowa arabaza kuwa mbere arabaza
kabiri arabaza, ku wa gatatu arabaza, ku wa kane arabaza, ku wa gatanu ntiyacika intege, arakomeza arabaza. Haleluya. ngo Nowa akazajya agira umwete, ngo abwira inshuti ze ngo nizize, ngo bamwe baraza abandi banamuseka, ngo iyo mvura ntabwo izagwa. Umunsi waje kugera, burya imvugo y'Imana iravuga, kandi nubwo yatinda ibiri gukora ntabwo iba yarashizeho akadomo ngo byarangiriye aho ngaho. Birakomeza, haba hariho akitso, birakomeza. Yego. Ngo imvura yaje kugera igihe ngo iragwa. Mu kugwa ngo Imana yambwiye ngo uzinjize ikigabo n'ikigore, nta rungu uzagira, muzaboneramo byinshi, mu nguge nta kibazo muzagiriramo, byose bizaba birimo. Ngo maze ngo imvura imaze kugwa, ngo babakire, ngo bamwe bumvaga yuko bitazashoboka, ngo babona imvura iraguye, ngo ijuru riba nk'iritobotse, ngo imvura iragwa. Ngo mu kugwa, ngo maze ngo babandi babaje mu nguge binjiranamo nanone, ngo Imana ibakingira urugi. Ngo nyuma yo kurukinga bamwe baraza, ati no wowe dukingurire. Nowa ati singe wafunze, ni Imana yafunze. Ngo bamwe bubatse imitamenwa, bamwe bageretse gatatu. Haleluya. Akavuga ati nubwo mu ya mbere amazi yageramo, mu ya kabiri ntabwo yageramo. Nubwo muri kabiri byakwanga, muri gatatu ntibyakunda. Ndagira ngo nkubwire, umwuzure waje, imvura yaje, niyo waba warageretse kanshuro 200, naho imvura itagera, naho wahungira Imana. Ipfa kuba ari Imana yiyiziye. Niyo wajya mu buvumo bumeze bute, numva nahana Imana wayicikira, nta nicyo umva, na hamwe wahungira Imana. Ipfa kuba yaje gusa. Iyi Mana yacu ntago ivuga ubujajwa. Yego. Ivuze, kuko niyo nyiri ijambo ivuze. Rero bishatse kuvuga ngo naho wahungira Imana, usibye kujya imbere yayo ukikubita hasi, ukavuga tuwite mbabarira, ndi umunyabyaha, kuko nayo yaravuze ngo wasiwe ugushije ishano, kuko umunyakibi akumanuki. Bishatse kuvuga ngo nayo ubwayo ndabyibuka arahandi yavuze ngo uwiyita intungane aba yise Imana inyabinyoma. Nayo izi neza ko turi abanyabyaha, izi neza ko turi mu isi yanduye, ko ducumura buri munsi, tugakomereka buri munsi. Abantu yaduhaye akaba aribo baducumuza, abagabo yaduhaye akaba aribo batuma ducumura, bagatuma tutabona ubwiza bw'Imana. Abana yaduhaye hari igihe aribo batubera ibigeragezo. Bishatse kuvuga ngo rero irabizi ko turi abanyabyaha, nta muntu mwisi ukijijwe n'umwe uhari. Icyo twakora no guhungira ku Mana, tukaba mu mahema yayo mw'indani, tukavuga uwite tubabarire. Naho uyu mwe ugiye kuza, naho muzahungira, naho umuki uyu mukubuzi ugiye kuza, naho tuzahungira, naho na hamwe wagira amafaranga muri iki gihe ukubaka ibyo ntazi n'ibyo ntazi, nta kintu bizakumarira, kuko Imana izaba yaje. Ubwo nibwo butumwa rutuzaniye. Yego, Imana igiye gukubura hari abantu Imana yahaye amafaranga ngo bayahesherezemo Imana icyubahiro, ariko baranze baragomwa, bayajyana mu bidahesheje Imana icyubahiro, kandi baje mu butayu basenga bavuga tuwiteka we, nuduha amafaranga nzafasha abakene, abana b'imfubyi nzabafasha, nzabagurira amakayi, nzatekera abantu kwa muganga. Uwite wowe nkopa ku mafaranga gusa uyanizaho gato, hanyuma ko Imana yayaguhaye ye mubyeyi, uri kuyamaze iki muri aka kanya? Usibye kugenda ukayasindamo, ugaca umugabo wawe inyuma, ugatangira kumusuzugura. Ndagira nkubwire mama, nawe muri icyo gihe yaza kuba yafite, ese wowe yari kuguhitamo ubaha umugabo wawe amafaranga Imana yagutije, uyoherezemo Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko ngo nimwanga mukagoma, inkota zabajya. Nawe rero nimba wanze ukagomwa ibyo Imana yagutije, ukanga kubikoresha icyo yabiguhereye, inkota izakujya. Haleluya. Inkota izakujya wa mukobwa we nawe. Wabwiye Imana tuwite numfasha
nkagera ahangaha nyiri umukobwa nzaguhereza icyubahiro numfasha nkabona umutware nzamwubaha nk'uko bikwiye nzubaha amabukwe ariko mwishizemo ba mabukwe n'abagome esera kariwe nyoko wa kabiri Imana yaguhaye ko vuga ngo uzamwubaha none byagenze bite mwubaha abantu ye mukobwa we wowe nawe muri izi mwubahe ba mabukwe kuko nabo n'Imana yababahaye kandi mububahe nk'uko wakubaha nyoko yego Imana ishimwe duhana umugisha yego nuko bubaha none hano bishizemo ba mabukwe ego mwami Yesu ese nyoko we ntiyaba mabukwe wowe ntuzaba mabukwe ariko hari mabukwe babi nawe ntabwo tubihakanye kandi tubayeho kubw'umugambi w'Imana ntabwo mabukwe wawe ngo nuko ari umugome ngo nawe ugiye ntabwo ubayeho kubwe wowe mwubahe n'icyo Imana igushakaho umere nk'ujunditse amazi none mbese no kumwubaha mu buryo bwo kurenzaho ntabyo kurenzaho nunarenzaho nta juru uzabona kuko wakoze ibintu bitakurimo tuzamwubaha none nawe ubwo uzubaha nde uwo ari we wese ntegetswe kumwubaha nanjye none sura ikiremwa muntu yes Alliance ni ikihe kintu kimwe uri kumva babwira abana badukurikiye turi kugana ku musozo by'umwihariko hanyuma ubundi dutanga nimero ya telefone dusengera abantu badukurikiye ikintu nababwira mw'abana umwe muri kwijujuta ngo Imana yaravuze ngo izaza murayikeneye pe nayo igiye kuza umunyabwenge abyumve mwarijujuse ngo Uwiteka we watinze kuza twakuza tukumva ba data bapfuye bakuvuga ba sogokuru iraje none igiye kuza kandi buri wese nyine mbese ategure kwakira Imana kuko igiye kuza ntabwo tuzi ngo izaza mu buhe buryo icyo nzi cyo nuko Imana igiye kuza yego simwe muhora mwitotomba ngo Imana itinze kuza humura pe niyo message nayimba afitiye reka dutange nimero ya telefone ubwo tugane ku musozo nta kundi ubwo nyine tuyitegereze none twayikwepera he nge nuko nizeye ko izazizanye byiza cyane nimba warakoze ibyiza neza hakuze nese kankubwiye ubu nabanse nabi mvuye gukora nyine mu bintu bibi nkaza nkakubwira ngo mpibiryo se nabi intoki wabimpa none si ntakoze ngo nkugire mu kibara wambwe ngo nkukoreye nkanga kugihinga naza nkakubwira ngo mpemba oya hari n'ijana wampa mani duhana umugisha 078 078 71 89 782 subiramo 078 71 89 782 yego reka dusengera abantu badukurikiye abanyarwanda abantu bari hanze n'abandi benshi badukunda by'umwihariko n'abafashe umwanya bagakanda subscribe reka tubasabire umugisha ku Mana Imana iguhereze umugisha Mwami Imana yacu Mana nziza Mana igira neza uri Imana ushoboye byose ntabwo ushoboye kimwe ntabwo ushoboye bibiri ahubwo uri Imana ushoboye byose izina ryawe ryiza nirihabwe icyubahiro Mwami Imana nyaguhora ku ngoma Imana tumaze kumva amagambo yawe akakaye ariko nyemerera Kristo imitima yacu yereze kugukunda kuko nitugukunda tuzagutinya Mwami Imana Mana yacu turakwinginze ubumwe wawe ugiye kuza turakwinginze kugira ngo duhereze imbaraga zo gusukura tutegutaka ngo twararushe ngo igihe ngo twahereye ngo igihe twazengurukiye imisozi ahubwo duhereze gukomerera mu buntu bwawe ababyeyi ubahereze gukomera abapapa ubahereze gukomera abasore n'inkomere kubakomeze Mwami Imana mu izina rya Yesu uturinde kwicira inzira tujya mu bapfumu tujya mu bakonikoni tutitotombagwa ibya Yesu bitinze kuza ngo ahubwo reka twicire inzira ahubwo nyemera uduhereze gukomera no ku munsi mubi uduhereze gukomera twaburaye dukomere batwanze dukomere baduca
umeze neza. Nyemerera Yesu Kristo dusengeye ubwoko bwawe budukurikiye, haba bari hanze n'abari mu gihugu, tubasabiye umugisha ndetse dusengeye ibyifuzo byabo bitandukanye kugira ngo usubize kwiyubahisha uko umuntu agushaka aba ari kumwiyereka none n'iteka ryose. Amen. Amen.